Mwiriwe neza nshuti z'umusaraba, amahoro y'Imana arushaho kubana namwe. Ni mwene so Ingabire Mado uri kubasuhuza. Imana irushaho kubishimira. Mbanje kubiseguraho, narwaye akagripe ariko ntabwo katuma tudakora umurimo w'Imana, ntabwo katuma tutaganira ijambo ry'Imana. Muri ihangana nanjye nkuko nihanganye. Reka tweragize Imana mu isengesho. Mana nziza, urera kandi urakiranuka, ubutware buzahora ku bitugu byawe iteka, ntawakubanjirije, nta n'uzigera guheruka, nta gacu ko guhinduka kakugaragaraho, nta n'ubwo umwana w'umuntu ngo wivuguruze cyangwa ngo wicuze ku byo wavuze. Ibyo wagambiriye n'ibyo wavuze uzabikora. Twemerere rero muri aka kanya tugiye kuganira ku ijambo ryawe, abe ari wowe uza ugaburire ubwoko bwawe. Twebwe turi umurimo w'intoki zawe, twemere uze ukora icyo wagambiriye, nk'uko ijambo ryawe rivuga ngo nk'uko imvura na shelegi bimanuka ntibimanukire ubusa, ngo niko n'ijambo ryawe ritazagenda ubusa. Twemere rero rikora umurimo mugari mu mitima y'abaryumva n'abarivuga n'abazaryumva, kuko uri Imana ifite ububasha n'ubushobozi. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye, amen. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo umunyabwenge yakora iki? Umunyabwenge yamenya ukuri. Yesu akiri mu isi yajyaga akunda kuvuga ngo muzamenya ukuri kandi uku niko kuzababatura. Ngo bakajya bamubaza ngo mbese ko tutigeze tubimbata, ko turi urubyaro rwa Aburahamu, tuzabaturwa gute? Ntibabyumve, ntibabishyikire. Ariko ukuri ni iki? Ukuri ni ijambo, ni ukuri ni Yesu n'ijambo rye. Rero uko umuntu amenya Yesu akamusobanukirwa, uko umuntu amenya ijambo rye, niko amenya ukuri kandi kukamubatura, kukamubohora, akabaho atabaswe, akabaho atari imbohe, akabaho adakandamijwe, akabaho ari mu buzima bubohotse. Rero reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu bice bigiye bitandukanye kugira ngo tubashe kumva neza uko kuri nashatse kuvugaho. Tugiye gusoma muri Yesaya 61 ku murongo wa mbere. Haravuga ngo umwuka w'Umwami Imana ari kuri jye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mutima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo, no guhoza abarira bose. Yantumye no gushyiriraho itegeko ab'i Siyoni barira, ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu, n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure, n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahereko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka, ngo bimuheshe icyubahiro. Haleluya. Aya magambo tuyasanga no muri Luka ibice 4 ku murongo wa 18, ngo igihe Yesu yari agiye mu rusengero, yarasubiye iwabo aho yarerewe, twahita nko ku ivuko, ngo aragenda yinjira mu rusengero, bamuhereza igitabo ngo yigishe. Nicyo gihe niwe bari batoranije, niwe bari bahaye umwanya wo kubwiriza, niko nabyita. Bamuhereza ngo umwanya ngo yigishe ijambo ry'Imana. Arangije bamaze kumuhereza, abumbura igitabo kuri Luka ibice 4 ku murongo wa 18. Aravuga ngo umwuka w'Uwiteka ari muri jye, nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri, no kumenyesha abantu iby'umwaka Umwami agiriyemo imbabazi. Twatangiye tuvuga ngo umunyabwenge yakora iki? Umunyabwenge yamenya ukuri. Bene data, Yesu yaraje, ntabwo dutegereje ko Yesu azaza. Yesu yaraje, ariko harimo abantu batamenye ko yaje, hari n'abantu batamenye icyamuzanye. Ariko yazanywe no kubohora imbohe,
yaza hano dusomye ngo abantu ngo b'ibisenzegeri. Hari abantu babiri bagiye kwa muganga, babaga mu buzima butandukanye ariko bahurira ku kintu cy'uko bose barwaye. Umwe yari umusirikare, undi yakoraga mu igaraje. Bari barwaye pe, umubiri ubamereye nabi, bari kubabara cyane. Ibitaro birabakira, babahereza ibitanda. Ubwo nko mu gihe abaganga bagiye, babandi baraganira. Umwe abwira undi atari kurabona indwara itumereye nabi, ntago mpamya ko turi bukire. Undi nawe abitekereza, aravuga nibyo kuko turarwaye. Ubwo umusirikare nawe atangiye avuga ati ariko iyi ndwara urabona itari buduhitane, urabona indwara idakomeye bitewe na resulta muganga yari yabahaye. Noneho wundi wakoraga mu igaraje avuga ati nibyo koko iyi ndwara irakomeye, atari ko se ko no mu igaraje bahazana imodoka mbona yangiritse ko batayisubizayo, nta stoke tugira yo kurundanyamo ibyo bintu byapfuye. Iyi modoka turayikora tugatekinika wenda bikadutwara umwanya, ariko nyiri imodoka ayicyura imodoka yakize. Ati natwe turakira pe. Wa wundi nawe ati iyo nkurikije ubuzima nagiye mbona ku rugamba nahe ati indwara wapi kabisa iraduhitana. Byaje kurangira wa musirikare apfuye, umuntu wo mu igaraje arakira. Bivuze iki? Twavuze ngo umukiranutsi cyangwa se umunyabwenge yakora iki? Yamenya ukuri. Ukuri ni iki? Ukuri ni Yesu n'ijambo rye. Ukuri ni ya magambo watura mu kanwa kawe, ukamenya ko Yesu yaje azanye imbabazi, ukamenya ko Yesu yaje afite urukundo, ukamenya ko Yesu yaje aje kubohora. Noneho rero ubuzima tubayemo hano mu isi, abantu bagiye bahura n'ibikomere bigiye bitandukanye. Harimo hano twasomye ngo yazanywe no kubohora ibisenzegeri. Hari abantu bafite imitima yashenjaguwe. Ibi bisenzegeri kubera amateka, iba ibisenzegeri kubera ibikuta bagiye bagonga. Wenda hari uwabayeho akavuka agasanga iwabo ari abakene batagira impinduka mu buzima bwabo, agakora ayo mateka yarimaritse mu mutwe we. Nka wa muntu, nka wa musirikare yagiye abona abantu bapfa benshi ku rugamba, abo barashe abagize gute, akavuga ati ubuzima, akabona ubuzima ukuntu bugenda bwagiye bumuca, bw'abagenzi be bwagiye bumuca imbere, bucaho ya mateka akimarika muri we. Rero ukuri si ibyo uhura nabyo cyangwa ubwirwa kuri ubuzima cyangwa ibyo wumva kuri Yesu. Wumva ukuri kw'ibintu ugenda wumva hirya no hino. Ukuri ni Yesu ubwe n'icyamuzanye hano mu isi. Hanyuma rero ibyo bintu ukabikura mu kanwa, ukabikura mu mateka cyangwa mu nyandiko, ukabishyira mu buzima bwawe. Noneho Yesu yaraje avuga ngo ngewe nazanywe no kubohora imbohe. Hari abantu baboshywe n'amateka, baboshywe n'ubuzima, baboshywe na kamere. Hari umuntu wifata akavuga ngo ngewe niko mbaye, ngo ngewe niko meze, ngo niko karagiteri yanjye imeze. Ariko iyo karagiteri yawe yahinduka wemereye Yesu yaguhindura, kuko yaraje yazanywe no kubohora abantu. Ntabwo wagumya kuboshywe n'umujinya, ntabwo wakomeze kubohwa n'ibintu uvuga ngo twebwe ngo wenda ngo ubwoko bw'iwacu ngo ntabwo dusuzugurwa, ngo ukumva ayo mateka akakubata. Hari n'undi ubaho abona wenda nk'umukobwa ageze mu gihe cyo kuba yasabwa, yarambagizwa, akajya mu rugo bakamutera inda. Nta mahitamo yandi yabigizemo, ntabwo wenda yumvaga ntabwo ubwo buzima ari bwo yashakaga, ariko byabayeho, bamutera inda, abyara umwana. Ariko icyo kintu ni igikuta yagonze, ni circumstance yabaye ku buzima bwe. Ntabwo ayo mateka yagakwiye kuguherana ngo wumve ko icyo kintu kikwicariye. Wumve ko kuko Yesu yazanywe no kubohora abantu, no kubohora abantu bafite imitima ikomeretse, babaye ibisenzegeri muri bo. Umwemereye ijambo rye ryakubohora, umwemereye wabatuka muri wowe, ukamubwira uti kuko Yesu yaraje, umwuka w'iteka ari muri we, yamusigiye kubohora imbohe, abisiyoni barira, kubaha umwambaro wo kunezerwa, kubakuraho agahinda. Nawe wamwemera ukamubwira uti Yesu nuko nguko byagenze, nta nubwo we byamutunguye, we yarabibonaga. Wambwita ariko umura umutima wanjye, ume guhindura aya mateka yabaye, ye kubimbata, ye kumbata, ye kuba igikuta cy'ibyishimo muri ngewe. Yesu yabihindura. Kandi n'umwana uvutse muri ubwo buzima nawe abaho atabohotse muri we, avuga ati ni kubera iki Imana ngiye byagenze gutya. Kuko hari, murabizi hano iwacu mu Rwanda hari ukuntu tuvuga,
hari ukuntu abanyarwanda tugenda tuvuga ikintu ntitunagiceceke mu mitima, ukumva umuntu abwiye undi turiya mwana yavutse gutya, mama ye byagenze gutya, none umwana agakura afite igikomere muri we. Ntabwo ibyo bintu byagakwiye kuguherana. Emerera Yesu, yazanywe no kubohora imbohe, yazanywe no kubatura abantu, yazanywe no guhumura impumyi. Mwemerere ayo mateka ye kukubata, ahubwo uhinduke, araguhindura. Rero Yesu ni umugwaneza. Yesu ntabwo umwuka w'Uwiteka yamujeho ngo yishakire icyubahiro, ntabwo yamujeho ngo yishakire ikuzo, ntabwo yamujeho ngo yumve ko ari umwami wo kwishyira hejuru. We yaraje kugira ngo agirira abantu neza, aharurira abantu inzira babashe gutambuka, abantu abacira akayira babona akayira banyuremo, abantu bakandamijwe bahitamiye ibitugu, abantu bikoreye imizigo iremereye abashe kubakira imizigo bahambuke. Noneho Yesu yaza mu buzima bwawe umwemereye akagukuraho amateka mabi. Buriya Mariya yari umudamu wari ufite amateka atari meza mu mudugudu. Mariya yari umudamu uhitamishijwe umugongo n'amateka yarabayemo. Mu mudugudu ntawe umugiriraga icyizere, ntawe yari bugendere, nta n'uwamugendereraga, bose bamushimaniraga inzara. Ariko ahuye na Yesu, umunsi yari bupfeho aronka ubuzima, aba muzima. Nawe wemereye Yesu, ushaka ufite amateka nk'aya Mariya, ushaka ufite amateka nk'aya Zakayo. Zakayo nawe yari umuntu ufite amateka, abantu baramubona kumva bamutera amabuye, ariko wenda kubera ubuzima yarabayemo ntibari bumutinyuke, ariko ntabwo abantu bari bishimiye ubuzima bwe. Ariko nawe ubuzima bwe bwarahindutse. Umunsi ahura na Yesu yarahindutse, kandi abantu bagira umugisha kubw'ubuzima ahinduye. Ntabwo ari we wahindutse gusa, na sosiyete yararonse kubwe. Twibuke Baritimayo, yari afite ikibazo cy'impumyi, ngo mubyazanye Yesu arimo guhumura impumyi. Hari abantu bahumye mu buryo buri fizike bigaragara ko bahumye, ariko hari n'abantu bahumye mu buryo buri spirituel. Akaba ari impumyi agenda akabakaba ku manywa y'ihangu, nimba arwaye arashakishiriza umuti mu bundi buryo, nimba ahuye n'akabazo arashakisha ikindi gisubizo hariya. Nabo ngo babayeho ari impumyi, nta muntu atazi gusenga, mbese ubuzima bwe hari ahandi hantu buherereye. Abo bagiye batambaho ibitambo, imiryango twavukiye muri abanyarwanda ba kera babaga mu buzima bwo kuraguza no guterekera, abo bantu bo bari mu buzima buhumye. Ariko Yesu yazanywe no guhumura abo bantu bose ngo abereke ukuri, abereke inzira ya nyayo. Rero hari abahumye amaso batabasha kureba kuko ariko bavutse, ariko n'abahumye amaso y'umutima batabasha kubona ukuri, batabasha kubona Yesu ko yaje ngo ababature. Rero Yesu yazanywe no kubohora imbohe. Hari abantu baboshywe n'amateka, hari abantu baboshywe bakandamijwe n'ubuzima mu masosiyete bagiye bakuriramo, hari n'abantu baboshywe n'uko batigeze bamenya ko Yesu yaje ngo babature. Nka wa muntu ngo wahoraga ari mu marimbi, ngo yikebesha ngo ibyuma, ngo yahoraga ataka, ngo yahoraga bamuboha akabishanyaguza, nawe yaraboshye. Ariko ahuye na Yesu aramubohora, ngo dayimoni wari umurimo amuteraga ibisazi no kwikebesha ibyuma amusohokamo. Hari abantu rero bafite ibintu byinshi biboshye ubuzima bwabo, akavuga ati ngewe ibi narabyakiriye n'ibyanjye, yewe na ba data na ba mama nuko bari babayeho, ubwo nyine nuko ubuzima akabwakira. Ariko Yesu yaguhindurira ubuzima, akaguha ubuzima bushyashya, ugatandukana n'ubwo buzima bundi. Hari igihe nk'umwana nko mu Rwanda, wenda ko ntibikibaho cyane, ariko hari igihe byagiye bibaho, kandi wenda nshaka kuvuga ngo ntibikibaho cyane, ariko hari n'igihe byaba bibaho. Ariko urwo rugero ndutange, nk'umuntu waba yarafashwe ku ngufu ari umwana, wenda agafatwa ku ngufu n'umuntu wamurera, wari umufiteho inshingano, wamureraga, umwarimu wamwigishije, umuganga wari uri kumuvura, umuntu runaka mbese wamurushaga ubushobozi, wari umufiteho uburenganzira, akamufata ku ngufu. Nk'uwo muntu aba afite igikomere, ababaswe n'icyo kintu muri we, naho yaba nta ndwara yamuteye, ariko icyo kintu kiba gihora we muri we imbere, arakibuka akavuga ati Mana, kubera iki cyagiye ibi bintu wemeye ko bimbaho. Ariko Yesu icyo kintu kiremere umutima wawe, yaza akagihanagura muri wowe. Ushobora kuba byarakubayeho
bikarangira gutyo. Bishobora kuba byarabayeho ukarwara indwara runaka, cyangwa se ukaba watwara inda, cyangwa se ntabwo ari abakobwa gusa bafatwa ku ngufu, n'igitsina gabo gifatwa ku ngufu, barahohoterwa mu buzima butandukanye. Ariko icyo kintu cyakubayeho cye kukubera umuzigo watuma utagira ibyishimo, emerera Yesu umubwire uti ibuka cya gihe byangendekeye gutya, ntabwo nabihisemo. Wenda wari umwana nta mahitamo wagize, nta gushoza kurekure wagize uvuga uti wenda iyo mba ndi mukuru nari bwiruke, nari buvuze induru, nari bubikore gutya, ariko wisanze byakubayeho. Emerera Yesu umubwire uti uyu mutwaro uremera umutima wanjye, akira wikorera. Yaravuze ngo abarushye n'abaremerewe munsange ndabaruhura. Ni ukuri birashoboka ko wafashwe ku ngufu, wahohotewe mu buryo runaka ubu n'ubu, ahari se wagiye wirukanwa mu kazi mu buryo utigeze ukora ikosa ariko ugasanga wirukanywe, wabayeho sosiyete ikwanga ikakwanga. Hari abantu bangwa pe, hari ukuntu tujya tuvuga ngo kanaka ngo afite icyangiro, ariko hari n'umuntu ubaho nta kintu runaka ubona cyatera icyo kintu, ariko ugasanga sosiyete iramwanga, nawe akajya yibaza ati ni gute sosiyete inyanga kuri uru rwego? Kuki njya gucuruza mu isoko bakanyanga? Kuki niga no mu ishuri byayemeze gutya? Kuki ahanatuye? Kuki? Emerera Yesu umubwire uti Yesu wababajwe no kugeragezwa, wazanywe no mu isi no kugira ngo ubohore abantu bageragezwa barushye, mbabarira iki cyangiro nanjye ukinkureho. Icyo gikuta wahuye nacyo, iyo circumstance winjiyemo, wikwemera kwiguherana. Hari uwiteguye kukwakira. Nta wundi muntu nigeze n'umuvuga ngo wihamagarira abantu barushye, akabahamagara ngo abarushye n'abaremerewe nimuze, agahamagara indushyi ngo nimuze. Ni Yesu wenyine wabyemeye. Mugane rero umubwire uti ndaremerewe, ndarushye, nduhura. Yesu azabikora. Hari igihe se wabuze umuntu w'ingenzi mu buzima bwawe, utigeze utekereza na rimwe ko uwo muntu yagenda ejo mu buryo bugutunguye, mu buryo utazi, mu buryo mbese nawe utabasha gusobanura cyangwa gusobanukirwa, ukabona uwo muntu akuye mu buzima bwawe, ukumva bikubereye ikintu kiremereye, ukumva ubwo buzima ni kubuvamo biranze. Emerera Yesu umubwire uti ni wowe w'ingenzi, waza ugahagarara mu mwanya w'uyu muntu bigakunda, akomora umutima wawe. Rimwe nigeze kumva umuntu ari kwigisha mu rusengero, aravuga ngo Imana yatanze Yesu ngo arapfa, ngo ku munsi wa gatatu arazuka. Hari umudamu wari umaze agahe gato cyane apfushije umugabo we, amusigira abana. Arangije ahita yegera uwo muntu aramubwira ngo Imana yatanze Yesu ngo arapfa, ngo kuko yari izi neza ko ku munsi wa gatatu azazuka, ngo niyo mpamvu yabikoze. Ngo iyo bitazi neza ko azazuka ku munsi wa gatatu ntiyari bubikore. Mu by'ukuri uwo mudamu yari afite igikomere cy'umugabo we ugiye mu ako kanya mu buryo bwihuse, amusigiye abana batoya, ubuzima, mbese kubura umuntu w'inshuti, kubura umuntu w'ingenzi, kubura umuntu wakundaga, kubura umuntu wa hafi, ukamubura ukabona aragiye, bikakubera ikintu kiremereye cyane, ukumva mbese icyo kintu kugira ngo kive muri wowe birakugoye. Ugahora ubwira Imana uti Mana uri umugome, Mana urenganya abantu, Mana kubera ikibi wabikoze, bikakubera urukuta rutuma utagira amahoro, rutuma ugira ibyishimo, ukabohwa, icyo kintu kikakuboha. Emerera Yesu umubwire uti nibyo koko uyu muntu w'ingenzi muri njyewe yaragiye, ariko wowe waza ugahagarara mu mwanya w'uyu muntu bigakunda. Hari igihe hataba ari n'umuntu wapfuye mugatandukana, bijya bibaho. Wenda nk'umukobwa yakundaga umuhungu, cyangwa umuhungu yakundaga umukobwa, cyangwa se inshuti yawe wabonaga mwari inshuti, mwaganiraga, mwasangiraga, mwahuzaga ukabona uwo muntu wifuza mu buzima bwawe mu buryo runaka utagizemo n'uruhare, ukabona uwo muntu muratandukanye, ukumva biragukomerekeje, birakuremereye. Rero wiheranwa n'ayo mateka, ahubwo bwira Yesu ngo ngwino ujye mu mwanya w'uyu muntu, kuko yazanywe no kubohora imbohe, yazanywe no gushyira mu mahoro ubuza amahoro. Rero twakomeje turi kuganira ngo umunyabwenge yakora iki, twakomeje turi kuvuga ngo emerera Yesu. Twavuze ukuri, umwanzuro natanga ni ukuvuga ngo ukuri umuntu akwiriye gutunga ni Yesu. Ukuri umuntu akwiriye gutunga ni Yesu. Yesu tumubonera mu ijambo rye,
ntago Yesu tujye tumushakira mu bihe bikomeye turi kubona cyangwa duhagazemo, icyo gihe umushatsi uramubura. Ariko iyo usubije amaso inyuma ukamurebera mu bihe bikomeye byatambutse muri wowe, ubasha kumubona, ukabona n'imbaraga, ukabona imirimo ye, ukibuka kera, ubitekerezaho utuje, uri ahantu ha wenyine, ukavuga uti Imana, nibyo koko mfite ikibazo kirankomere kirandemereye, ariko ukibuka wenda kera uri umwana ahantu ubasha kwibuka ubuzima wagiye utambukamo, ibyagiye bikubaho utari kumwe n'ababyeyi bawe, ukabona ntibyaguhitanye, cyangwa se n'ibyari bukwica ukabona ntibyakwishe uko byari bije bifite ubukana, intambara zagiye ziba muri wowe, uburwayi warwaye Imana ikagukiza, ubukene wagize, akarenga, ibintu byinshi. Utekereze neza Yesu mu bihe byatambutse uramubona, bigutere gukomera. Nturebe mu bihe bikomeye uhagazemo aka kanya, kuko iyo urebye mu bihe mu kigeragezo ufite, mu ntambara ufite, mu burwayi ufite, hari igihe Satani ahita kwinjirana ukabura ibyiringiro. Ariko iyo urebye Yesu mu bihe byatambutse ubasha kumubona, bikaguha imbaraga, ukavuga uti Yesu arahari. Cyagiye nkuko Dawidi buriya ajya gutsinda Goliyati, nta kindi yakoresheje kugira ngo yemeze na Sawuli amureke. Yaramubwiye ati ngewe iyi ntarije ndwana nayo nkayambura umwana w'intama, iyo iduburije ndwana naryo nkaryambura umwana w'intama. Sawuli ahita yumva ati koko birashoboka ko uyu mwana yaba azi kurwana. Rero nawe nturebere mu bihe uhagazemo aka kanya, nubireberaho birakwambura imbaraga, ahubwo reba mu bihe byatambutse. Nubwo harimo ibikomere, nubwo harimo ibiki, emerera Yesu, umubwire uti Yesu, ni koko ibi byarabaye, ariko ngwino muri njyewe, nguhaye umwanya, ndakwemereye, araza abatura ubuzima bwawe. Hari abantu baba baremerewe rero, baryama bakabura ibitotsi. Buriya mu bintu bibabaza bene data, kubura ibitotsi, kubura apeti, ni ibintu bibabaza. Ibiryo bifite, ibyo kunywa bifite, ariko apeti kabura. Kuba ugiye kuryama ukamara amasaha 2, ukamara amasaha 3, ibitotsi bikabura. Ibyo bintu birababaza cyane. Rero Yesu yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, nimuze ndabakira. Yesu akavuga ati yemwe abarushye n'abaremerewe, nimusange ndabaruhura. Rero amara agahinda uyirira. Yesu amara agahinda wikwitangira itama. Yesu amara agahinda wikwigirira nabi. Mwibuke cya gihe intumwa bazifunze, ngo hanyuma ngo imiryango irakinguka, ngo bararirimbye imiryango irakinguka, umurinzi akangutse aravuga ati nta kundi nabigenza, reka niyice kuko nta busobanuro nabona. Ariko intumwa ziramubwira ngo wikwigirira nabi, twese turi hano ntawatorotse. Nawe rero wikwigirira nabi, Yesu arahari kugira ngo akuruhure. Yesu aragukunda, ni wowe wamuzanye mu isi. Umwuka w'Uwiteka ari muri nge, yansigiye kugira ngo menyeshe imbohe ko zibohowe, impumyi ko zihumuka, abafite abantu b'ibisenzegeri. Rero ni wowe, ni njyewe, n'undi ukwegereye. Wikwigirira nabi, Yesu arahari. Wikwiyahura, wikwituka, wibona kuri mubi, wibona kudashoboye, wibona kutabashije. Wowe na Yesu murashoboye. Rero wikwigirira nabi, Yesu aragukunda. Emera ukuri ni Yesu n'ijambo rye. Ukuri umuntu yatunga ni Yesu. Rero mwemerere. We kuvuga ngo abantu barampemukiye, we kuvuga ngo abantu barabeshya, kuvuga ngo abantu nta rukundo bagira. Yesu afite urukundo kandi arufitiye wowe. Numwemerera, nukingura umutima ukamwakira, arakugira. Nicyo cyamuzanye mu isi, nta kindi cyamumanuye, kuko yaravuze ngo ntago naje mu isi kugira ngo nkore ibyo njyewe nshaka, ahubwo naje mu isi kugira ngo nkore ibyo wantumye ashaka. Ibyo wamutumye ashaka ni iki? Ni ukugira ngo amenyeshe imbohe ko zibohowe. Wikwemera Satani ko akomeza kukubatisha amateka, wikwemera Satani ko akomeza kukubatisha ibyakubayeho, byarabaye, yaba ari ibyaha wakoze, yaba ari ibiki byakubayeho. Yesu ntago yanga wowe. Ibyo byaha arabiguhanagura, bigukureho, aguha ubuzima bwiza. Ntabwo ukuri buze numwemerera, urasubirayo unezerewe. Nimba utageraga ibitotsi uraryamusinzire, nimba nta peti wagiraga urayigira, nimba hari ibitagendaga biragenda, uri bubone impinduka mu buzima bwawe niwemerera Yesu. Nyemerera rero, nyemerera rwose usange Yesu.
rero twese turi abana b'Imana kandi Imana iradukunda. Wa munyabwenge wenda kubwira ko Yesu ahari, wiheranwa n'amateka mabi. Icyo ari cyo cyose uko biri wiheranwa n'amateka mabi. Ukuri kwa kubatura kurahari, uko kuri ni Yesu. Mwemerere rero, emera umunyabwenge, emera umunyabwenge, emera umunyabwenge, ubwire Yesu uti nciye bugufi. Kandi amagambo asohoka mu kanwa kawe azara amagambo afite imbaraga, azara amagambo afite ibyiringiro, azara amagambo afite ukuri. Ntabara amagambo ngo indwara iratwica, ntazavuga ngo ubu bukene, ngo ntago ngo ibi byakunda. Oya, uzi ufite amagambo avuga ngo birashoboka, uzi ufite amagambo avuga ngo Yesu ngomba kubana nawe muri paradiso, ngomba kubana nawe nkagira ibyishimo, ngomba kubana nawe nkaseka. Ahari hari umuntu wakubwiye ngo uri mubi, uzi ukuntu ijambo ryica, ijambo ririca rikinjira mu mutima rikagushegesha. Umuntu igihe umuntu ashaka kubwira ati uri mubi, ugakora nawe ubona uri mubi koko kandi uri mwiza. Hari ijambo umuntu yakubwiye uri kubamo, cyane cyane iyo umuntu mubwiye ijambo ari mutoya akura yumva nuko nguko bimeze, nuko nguko bimeze. Oya, ntago ari uko bimeze muri Yesu. Uri mwiza, urakunditse, ufite imbaraga, ufite ubwenge, ufite ububasha, hari uwakubwiye ati uri umuswa ntacyo uzageraho, hari uwakubwiye ati wowe n'umuryango wanyu ntacyo bageraho, n'ikimenyi banyogusenge na banyoko wanyu nuko byagenze. Oya, wibyemera, vuga uti turabaho. Ni imodoka ije mu igaraje, ntago bayijyana ngo bayijye kuyijugunya mu ntuza mu nyuma, barayikora igasohoka yabaye nzima. Rero nawe wikwemera, sohora amagambo meza muri wowe, uvuga uti yego byarabaye, mama bamuteye inda cyangwa se data yateye inda, ntago we bizaguma gutya, ngomba gushaka. Vuga uti mu muryango wacu yego barakennye, yego baribaga, yego barabapagani, ariko ngiye ngomba gukizwa. Vuga uti mu muryango wacu bicwa na kanseri, barwara diabete, bigenda gutya, ariko ngiye ngomba kugira ubuzima. Atura amagambo meza, kuko ukuri ni Yesu n'ijambo rye. Rero yaravuze ngo muzamenye ukuri, ukuri ko kuzaba batura. Mu kanwa kwawe ntihasohoke amagambo afite imbaraga. Hanyuma Yesu arahereza ubuzima, arabona ko umukurikiye, arabona ko umuhisemo, arabona ko umuhaye umwanya. Ayo magambo uri kwatura muri wowe ayaha ubuzima, ahereza imbaraga. Ahasigaye ubera abandi umucyo, ubera abandi urumuri, usigare nawe uri ubuhamya bugenda, usigare nawe ubwiriza abandi babwira uti byari bimeze gutya, sosiyete yari yaranyanze nanjye nkabona nangitse, amateka yari yaramperanye nanjye nkabona koko yaramperanye. Ibintu byinshi bitandukanye byari byarabaye mu muryango cyangwa se mu gihugu, byari byarambase biransikamira, nkumva uwo mutwaro ntiwamvaho, ariko Yesu yaraje arabikora. Emerera Yesu akuruhure, wikwemera kuvunika kandi ntiwemere kwigirira nabi. Yesu arahari kugira ngo agufashe. Wikwigirira nabi inshuti yanjye, wikwigirira nabi muntu w'Imana, wikwigirira nabi wa mama we, wikwigirira nabi wa mukobwa we, wikwigirira nabi wa musore we, wa mama we. Rwose hagarara hamwe ubwire Yesu uti yego uyu mutwaro nguyu uraremereye, ariko wakire. Yarakwemerera kubwira ngo abarushye n'abaremerewe, kandi nicyo cyamuzanye. Ngo yazanywe no kuhumura impumyi, kubohora imbohe, ngo yazanywe no kumenyekanisha umwaka w'imbabazi, ngo yazanywe kubwira abisiyoni barira ko hari ibyishimo, yazanywe no kureba abantu babaye ibisenzegeri, abo ngabo bakabomora, akabaha ubuzima. Rero rwose ndabinginze ngo mwikwigirira nabi umunyabwenge. Mukwiye gutunga ukuri, mukwiye gutunga ni Kristo. Ngaho nimukomere, mwambara imbaraga. Yesu arabarindiriye, Yesu arabategereje kugira ngo abahambureho iyo minyururu yose ihambiriye ubuzima, ihambiriye umuryango, ihambiriye iterambere ryawe. Yesu ariteguye kugufasha. Amahoro y'Imana arushaho kubana namwe, kandi ukuri ariko Kristo kurushaho gukomeza kubabohora, kubabatura. Mugende mwumva ibyishimo n'amahoro. Imana irabakunda kandi igambira ibyiza ku buzima bwanyu. Hari umuntu ugiye akavuga ngo Imana yaranyanze. Oya, iracyagukunda. Cyangwa undi akavuga ngo Imana yaranyibagiwe. Oya, ntabwo yakwibagiwe, irahari ku bwawe. Rero emerera Yesu amurike muri wowe. Nubwo hari umwijima wica nawe ukawumva, emerera Yesu amurike uwo mwijima urahunga. Emerera Yesu umbwira uti ndakinguye pe, injira. Yesu arahita amurika uwo mwijima uhunge, ubona amahoro. Imana irabakunda rero, kandi rwose murushaho kugira amahoro muri Kristo. Amen.
Mana nziza, ngushimiye ko watanze Yesu akaza kugira ngo abohore twebwe bari barushye, twebwe bari bari imbata, twebwe bari bari imbohe, ari bakandamijwe n'amateka, abari bapfuye bazize ibicumuro, abari barushye, abari baremerewe, abari babuze epfo na ruguru, abatagira agashinge na rugero. Yesu akaza akabahereza ubuzima, akabahereza agaciro, abari baremerewe bakandamijwe n'amateka, hari bafite imitima ikomeretse, hari bafite imitima yagiye yuzuyemo ibisebe. Yesu akaza kugira ngo ayomore kandi ayihereze ubuzima. Ndakwinginze Yesu kugira ngo hari n'abandi bari muri ubwo buzima bataramenya ko waje, batarabona uwo mucyo watanze. Ndakwinginze, hari umubyeyi wageze mu rugo abura urubyaro, ayo mateka aramuremerera, ariko wazibunda ibyaro ukamuhereza urubyaro. Hari uwageze mu rugo kurwubaka biranga, amatwi ya rubanda bakajya bamubwira ati ntabwo umuryango wanyu wubaka, ariko ndinginze muri aka kanya kugira ngo urwo rugo rwubake mu izina rya Yesu. Ndakwinginze wikwemera ko divorce yinjira muri ruriya rugo, muri ruriya muryango. Reba bariya bana, reba uriya mutwaro, reba uriya mudamu, ureba iriya sosiyete, utanga amahoro kandi wubaka ingo zikomeze. Ndakwinginze Yesu, hari abandi, hari uwagerageje kwiga agezemo hagati biranga, baramubwira ati nta muntu iwanyu wigeze wiga, nta muntu iwanyu wigeze akomera, nta muntu iwanyu wigeze atera imbere. Ayo mateka arayakira, ariko siko biri, ntabwo ariko wabigennye. Murikira abo bantu bose bari mu mwijima utandukanye, bakubone kandi bakumve, bamenye n'icyakuzanye, bagisobanukirwe. Ntabwo wazanywe mu isi no gutubura imigati, ntabwo wazanywe mu isi no gutanga amafi, wazanywe mu isi no gukiza icyari cyarazimiye, guhereza amahoro abantu bakabasha kubohoka muri bo, bagahambuka. Abo Satani yagiye atwaza igitugu, abo yagize imbohe, abo yagize imbata, abo ngabo ugacagagura iminyururu, ngo abagendagendaga mu butayu, ngo no mu gicucu cy'urupfu, abo ngabo ukabahereza ubuzima bakakubona. Urakoze kumva gusenga, yereka abantu bawe, bagukoreho, bakumve, bakubone. Cana itara ryawe ryake, umwijima ugose ubuzima bwabo uwunge, bakwakire kuko uri Imana kandi wazanye ubuzima muri bo. Nyemerera uhe imitima yabo kwakira ubwo buzima, ari bwo wowe Yesu. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye, amen.